unega amatwi ikibondo cyanjye dore ubu ngubu maze gukura reka nkwibwirire ibyo nkubwira aha uzabyibagirwe bizagufasha mu buzima bwawe kibondo uramenye cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi abantu b'isi turarushya ubona umuntu anyuze yiruka n'imodoka ukabona undi ahanyuze yiruka n'amaguru bikakuyobera uti mbese barajya he bareke bagende kibondo cyanjye uzabuhamenya cyo mwana wanjye ngaho ntega. Bakunzi b'ikiganiro ikiyobokamana n'isanamitima kibera kuri radiyo y'Ikamba, nongeye kubasuhuza muri kano kanya mbashimira n'ubwitange bwanyu bwo gukunda ibiganiro byacu. Muri kano kanya rero tubafitiye umutumirwa udasanzwe, ni ubwa mbere tubuganiriye nawe, Imana yatugiriye ubuntu turayishimira cyane kuko ni iby'agaciro kuganira nawe. Ni umuntu mwese muzi, abanyarwanda benshi baramuzi cyane, ni umunyarwanda ukunda igihugu, witangiye igihugu. Muri kano kanya rero mbere yuko nza kumubabwira neza nagira ngo mbanze musabe abasuhuze, nta wundi ni Bwana Faustin Twagiramungu. Mwadusuhuza mugasuhuza abadukurikiye Bwana Faustin Twagiramungu. Murakoze cyane Flora, wowe nagusuhuza kuva kare, ngira musuhuze abo batumirwa bawe kugira ngo mbifurize amahoro mu byo bakora byose, mbifurize n'ibyiza byinshi kandi mbifurize ko Imana ikomeza kubabeshaho kugira ngo bazarebe ibyiza bazasanga iwabo i Rwanda nibaramuka basubiyeyo. Ndagira rero ngo mbaramutse mbabwira ko nishimiye kugirana ikiganiro namwe, nyuma nta yandi magambo navuga uretse kuba nishimiye ko mwantumiye, bikaza gutuma wenda ngira ibyo numva cyangwa se nanjye ibyo nsobanura. Murakoze cyane, reka tuganire rero mu kanya. Murakoze cyane Bwana Faustin Twagiramungu, ni iby'agaciro kanini kuba mwemeye ubutumire bwacu. Ndabizi ko biba bitaboroheye mu nshingano zanyu nyinshi muba mufite, ariko kubw'urukundo rw'igihugu ntago mwatuburiye akanya. Turabashimiye cyane, Uwiteka abaho umugisha. Rero mbere yuko dutangira ikiganiro nagira ngo mbanze mbabwire, ese Faustin Twagiramungu ni muntu ki? Ndabizi ko benshi muramuzi kundusha, ariko nanjye hari ibyo muziho. Faustin Twagiramungu ni umugabo ufite amateka, kandi amateka meza. Ni umugabo ufite amateka yuzuyemo ubutwari bwinshi. Dusubiye inyuma gatoya wenda mu myaka ya 1990, njyewe nari nkiri umwana, ariko hari byinshi twajyaga tubona nk'abana mu binyamakuru, babashushanyije, na Uwiringiye Imana babashushanyije, tukabona rimwe na rimwe bisekeje tutazi ibyo ari byo, ndetse n'amazina y'utubyiniriro babahaga nka Rukokoma n'ibindi byinshi. Nuko ubwo rero nasubiye inyuma ndimo kwibaza ukuntu muri birya bihe mwari abantu rwose mwashoboraga kubona umwanya ukomeye cyane, mwari munawufite, mukirengagiza uburyo mwashoboraga kubaho neza mu gihugu mwifatanyije na guverinoma yari iriho, yari iyobowe na nyakwigendera Perezida Habyarimana. Ibyo byose mukabitera umugongo, mukirengagiza n'ingaruka zashoboraga kubabaho zose, mukavuga muti ntago ngewe nakwishima mu gihe mbona hari abandi bababaye, ntago nakwishima ngo nezerwe mbona hari abandi banyarwanda batsikamiwe. Mwafashe iya mbere icyo gihe, rwose turabibashimira, mukorera akazi gakomeye cyane, ndetse biba ngombwa ko mwageze no mu bihe bikomeye cyane bya 94 murahigwa,
ndetse n'uwo mwari mufatanyije, Imana imuhe iruhuko ridashira, uwiringiye Imana gatatuza ibikorwa by'ubutwari yakoze ahasiga ubuzima, namwe mwarahigwaga cyane ariko Imana ikomeza kubarinda mwebwe kuko mwari mugifite misiyo yanyu. Nibwo nyuma dusubiyeho gatoya mwashoboye kugera mu nkotanyi arizo mwari muzi ko ziharanira uburenganzira bwa muntu, ko ibintu bizagenda neza, ndetse mwaje kugarukana nazo muri 1994, mugaruka muzi ko za nzozi zanyu noneho zigiye gushyirwa mu bikorwa, ibyo mwaharaniye mukabigeraho. Nabwo ntibyari byoroshye kuko mwabonye umwanya ukomeye cyane wa Premier Ministre, ndetse wari umwanya ukomeye w'agaciro, ariko nabwo nubwo mwaritegereje musanga bitoroshye, musanga ari zarahinduye imirishyo, ariko ibikorwa ari bimwe ndetse binarenze. Nanone muravuga muti ngewe naharaniye uburenganzira bw'abantu, ntago bamwe bazarengana, murongera muhitamo ku itariki ya 28 Kanama nibuka neza 1995, mubona birabananiye, muravuga muti ntago ngiye kuba ikigwari nk'ibindi bigwari byinshi byahisemo ubugwari, muti reka aho kugira ngo mbone abantu barengana nongere mfate iy'ubuhunzi. Bwana Faustin Twagiramungu, mwapfushije abantu benshi ndetse ba hafi muri jenoside yakorewe abatutsi 1994, ndetse namwe mwashoboraga kuhasiga ubuzima. Nyuma yaho nabwo ntago mwavuze muti reka famiye yanjye nubwo inkeneye nyiteho, ibindi byose mbireke. Mwakomeje ibikorwa, ndetse no mu buhungiro mu Bubiligi ntimwicaye, ntago mwatereye iyo, mwakomeje kugeza nubwo mwiyamamarije kuba perezida, nabwo byari ibintu bikomeye, mushaka no kwasiga ubuzima. Ariko ubwo butwari, mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu, ubwo butwari ni ikintu gikomeye, wenda muri buze kutubwira ahantu ubwo butwari mu bukomora, kuko nubwo abantu baba batoroshye, bamwe batukana batazi n'umuntu uwo ari we, batazi n'amateka ye, numva ari ikintu cyatumye nifuza ko twakorana ikiganiro kuri uyu mugoroba. Nifuje ko tuganira neza, cyane cyane ko muri mu bice byinshi, mwabaye muri politike, mwabaye mu Rwanda ku ngoma zitandukanye, muzi byinshi mushobora kutubwira kuri uyu mugoroba. Rero mbere y'uko dutangira ikiganiro, nagira ngo twiragize Imana, noneho duhite twinjira mu kiganiro abantu bamaze kumenya neza. Twagiramungu Faustin tuganira ni mu ntoki. Niba ntacyo nababeshyeye, mwanyunganiraho gato, noneho tugasenga tugatangira ikiganiro. Murakoze. Ngewe ndagira ngo mushimire cyane kuva natanga ibiganiro nk'ibi, nta muntu wigeze kuvuga amateka yanjye nkawe. Ni ukuvuga rero ko wabikoreye ubushakashatsi, kuko bimwe wari umwana wenda nta nubwo wabimenyaga, ari umuntu wanyira mu gushimira. Murakoze. Agushimiye cyane rwose, nta bigwi byinshi ngira, ariko ibyo wavuze biranshimishije ko numvise nta gusoma. Nkaba rero nagira ngo dusabe Imana utera isengesho, wenda dutangira, ariko ndagushimiye, ntabyo nongeraho kugira ngo. Murakoze cyane. Rero twishyire mu maboko y'Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro tugiye kugirana. Uwiteka Mwami Imana yacu, uri Imana igira neza, ni ukuri twongeye kukwereka kano kanya tugiye kuganira ku bintu bibabaje cyane bibera mu Rwanda, ndetse Mwami tunagusaba ko wagira icyo ukora kugira ngo udufashe bikemuke. Mana rero turakwereka abanyarwanda bose, turakwereka abagiye gukurikirana iki kiganiro Mwami, ari wowe udufasha, uyobora ubwenge bwacu n'ibitekerezo byacu, maze tuvuge ibiguhesha icyubahiro kandi n'ibifitiye abanyarwanda akamaro. Ni ukuri icyubahiro kibi cyawe. Amen. Amen. Murakoze cyane rero abadukurikiranye muri kano kanya. Ubwo ibyo bigwi byose nababwiye bya Bwana Faustin Twagiramungu byatumye nifuza ko tuganira ku bintu, kuko cyane cyane nabonye ari umuntu nyine wadufasha nko mu bihe yanyuzemo, ndetse kubaza ni n'umubyeyi, ikintu ntavuze, ni umubyeyi ufite urugo, ufite n'abana. Rero nifuje ko tuganira ku mutwe w'amagambo ugira ngo uti umuco nyarwanda mu marembera. Numva rero muri umwanya mwiza wo kuba mwatuganiriza.
hanyuma nashakaga kubasaba bwana Faustin Twagiramungu mwadusobanura ijambo umuco icyo bivuga muri rusange, by'umwihariko umuco nyarwanda ndetse n'inkomoko yawo. Ijambo ni iryanyu, murakoze. umuco nyarwanda kugira ngo mbisobanure ntabwo nakwirata ngo nabishobora, ariko navuga ibyo nzi. ubundi umuco abanyarwanda bari bafite wari umuco mwiza wo kubana. Kubana abantu babana bagatangana inka, babana bagashyingirana, babana ndetse bakagirana ikintu bita igihango. Igihango cyo cyari gikomeye kuko baragucaga indasago ebyiri mu mugongo, ubwo mushaka kunywana noneho bakanywa amaraso yawe, nawe ukongera ukamusha indasago ebyiri bakanywa amaraso yawe. uwo rero wari umuco w'ikinyarwanda. Abanyarwanda iby'amateka yabo n'imico yabo biratandukanye. Njyewe ndabona kubeshya abanyarwanda n'abantu bari bazi kubana pe, tutagiye muri ibyo ngo by'abahutu n'abatutsi n'abatwa ukuntu byaje kuzamba ntawabimenya. kuko niba umuntu mutoya, ni ukuvuga uciriritse udafite byinshi, yumvaga mu muco wa kinyarwanda yakwitabaza umurusha ubukungu, akamusuhuza, yaje iwe, ndetse rimwe na rimwe ntibamwakiriye, ariko igihe bamwakiriye akavuga agahinda afite, akavuga n'ibyo akeneye, bakaba bamucumbikira, bakamubwira bati guma aho ngaho tuzakurebera icyo twakugeneye. Nibwo rero wenda bamwe bavuga bati cyakora mbonye inka byatuma n'isambu yanjye wenda amase y'inka nayagira ifumbire n'ibindi nk'ibyo, bakaba bamuha inka. Umuco mwiza rero iyo umuntu yakugabiraga ntamwibagirwaga. Nibwo wumvaga wenda bamwe bavuga bati ndakica kanaka, niba agiye Twagiramungu narahaye umuntu inka ati mandoga Twagiramungu. Abandi rero basabaga wenda abakene basabaga n'amasambu, sambu bakayaguhera ubuntu, ariko ukajya wibuka ko rimwe niba kwiyambaza, umuntu akwiyambaje ukaba wavuga uti gukunda mutabara kubera ko wari umuco, wari umuco mu bantu. Ikindi umuco w'abanyarwanda tugomba kuwutandukanya n'imigenzo. Ikindi mu mico y'abanyarwanda rwari ubwubahane. Umwana akubaha ababyeyi be, akubaha n'abandi bamukuriye, akubaha ndetse n'abakuru be. Ikindi umuntu yavuga ni muri ibyo ngibyo bita umuco, kumenya kubana byo ntabwo ari ibyo ngibyo byo kuvuga ngo kanaka akeneye ibingibi bagiye kwa kanaka, ariko kubana abantu bagasurana, umuntu yarwara akagira umurwaza, akagira n'umwitaho, abafite ba nyirakuru barwaye bakaba babasura, bakabagirira neza, bakabatekera, akabafasha wenda no kuba batajya kwishakira amazi akamushakira amazi, bityo ndetse kumenya gufata umubyeyi. Ikindi ni uko mu bana bakuru bitaga ku babyeyi babo cyane cyane iyo babona bageze mu zabukuru, bakabaha abuzukuru bajya kubaraza, kandi bakamenya n'ibyo babakorera bisanzwe. Aho rero mu ngo z'abanyarwanda kera byari ibintu byiza. Nimugoroba waba wagiye wenda nko kwa nyoko wanyu cyangwa se kwa nyogokuru, bakaba bakubwira bati wowe watugendereye tuganirize, ukaba wabaganirira ukabwira ku bintu bimeze, ariko byagera aho ngaho bati tuganire n'ibindi, bakaba babacira imigani cyangwa se bakababwira amateka. Nta yandi mashuri yari ariho ngira ngo kera ni uko byagendaga. Umuntu akakubwira uko iwabo bavutse, akakubwira uko bamubwiye yarezwe,
umuntu akakubwira ati mama yambwiye ko yashyingiwe bimeze bitya, data akakubwira ko yashyingiwe nawe bimeze bityo. Cyane cyane ngo imico nyine yagiye ihinduka. Kera umwana w'umuhungu yashyingirwaga yagombaga kuba atuye iwabo, agituye iwabo mu rugo, haba mu gikari haba se haruguru y'urugo. Nuko byagendaga, n'umugeni agatinya ajya aba kwa nyirabukwe kugeza igihe bazajya kumutinyura cyangwa se kumutwikurura n'ibindi. Ariko iyo mico ntabwo ikibaho. Nicyo kibabaje, cyane cyane umuco wo kubana. Abanyarwanda ntabwo babanye bakurikije ibingibi by'amoko, ubu ngubu ariko basigaye bishishana cyane, ndetse no kumva utajya kunywa urwagwa ku muntu mbese mwagiriye nabi cyangwa se nawe wakugiriye nabi. Ibintu nk'ibyo hajemo ibintu bizanywe n'amateka nayo wenda umuntu yayavugaho, ariko reka nshishe make kuri iby'umuco. Abanyarwanda bagize umuco wo kubana, icyo ni ikintu cyane. Abanyarwanda bagize umuco wo kugira ubuntu, wo gutanga bagaha abandi ibyo babona bakeneye n'iyo utamuhaka. Hari n'abo wabiha utababwiye ngo uzabahake, we akumva ko kuba atakwirahira cyangwa se ngo abwiye ati kanaka yampaye inka, cyangwa se ngo aba atazi iwawe ngo agukorere cyangwa se agutabare, byari mbese nk'igihango mu magambo. Ubu rero wari umuco. Hakaba rero n'ibindi, hari ubwo imico rimwe na rimwe tuyitiranya n'ibintu by'imigenzo by'imibereho y'abantu n'ibindi by'ibyo, cyane cyane mu byerekeranye no kurera. Abahungu uko barerwaga na ba se, bakabwira ibyo bagomba kuzakora kugira gute, bakaragira inka, akaba aribo baragira inka, bakamenya gutera uruziga, mbese n'ibindi ngibyo, bakamenya no kwivuga no kuvuga amazina y'inka cyangwa se no kumenya amahamba bacyuye inka. Nuko ni ibyo ngibyo nabonye. Ibindi ni imihango isanzwe y'imico y'ikinyarwanda. Iyo bavuga ngo umuco, ngubu umuco ntabwo nagiye mu by'ubukwe, kuko iyo uvuga umuco uvuga n'ukuntu bashyingiraga n'ukuntu bashyingirwaga n'ibindi ngibyo. Nabo rero ni umuco byagendaga neza cyane kubera ubwumvikane bw'abantu. Birumvikana ko buri wese agomba kumenya urwego arimo, buri wese. Ntabwo ni ukumbabarira ijambo ngiye gukoresha, wenda ntabwo rikoreshwa, ariko hari inzego. Nimuze ko mu Rwanda bashyizeho inzego bazihashyize ntamenye izo arizo, ariko wabagaho bavuga ko uri umukungu cyangwa se waba muri mu nzego z'abayobozi bakavuga ko uri umutware. Umutware akaba afite isonga. Umutware kandi akaba ntabwo yashoboraga kubaho adafite inka, afite amashyo, cyangwa se afite ishyo rimwe, cyangwa se afite inka tukura. Igihe rero kujya gushyingira umwana wawe, wagombaga kureba umusaba niba koko afite icyo kuzamutura. Ni cyo gituma abantu basabanaga kubera uko bareshya. Ntabwo umuntu yiterwaga gutyo ngo aragiye azi neza ko atazabona inka, ngo agiye gushaka uriya mukobwa w'amukanaka ngo yamubonye ari mwiza. Byaje guhinduka, biza guhindurwa n'uko abantu bize. Utarize akaba yaragize akazi k'ubwarimu cyangwa se akaba umupadiri, cyane cyane mu by'ubwarimu ibyo bakoraga, abandi bakaba bakarani mu bakoloni. Abo bantu niba se yaramubyaye atyo nta nka agira, ariko akaba yarize cyane cyane nk'abantu bari barize muri grand seminaire, muri seminari nkuru bajyaga gushyingirwa bakajya mu bantu bakomeye, bagashaka abana b'abatware bakabashyingira. Ingero twatanga n'abantu, ntabwo nkunze kuvuga, ubundi mu kinyarwanda bavuga nk'umukobwa washyingiwe kwa kanaka ntabwo izina rya sebukwe, kugira ngo urabizi. Ubwo rero nanjye ntabwo najya yarasigaye mu baturutse umurenge gusa ahari. Birashoboka. Ibyo rero nanjye numva ntagomba kujya mvuga wenda amazina ya ba databukwe, ariko iyo ndebye abantu bari muri icyo gihe, ni ukuvuga mbere ya 1959 bitaratangira, nta wajyaga gusaba umugeni
ukora mu bazungu cyangwa se uri umuntu uri mu rundi rwego rw'ubuyobozi uribo bayoboraga iki gihe abantu bari barize muri seminari nkuru ngo bakwime umugeni. Niyo mpamvu rero bamwe ubona nk'abo bamakuza cyangwa se nabo navuze ba databukwe bagiye barongora mu bagore nako mu miryango yo mu rwego rwo hejuru. Bamwe bafite abakagara, ni ukuvuga mbese ningira ngo mu byo batuze rwakagara abantu benshi bakunda kuvuga ko ari ibindi ariko ni imiryango ikomeye mu Rwanda. Abandi bakagira abanyiginya b'abakobwa kwa rwakagara bo ni abiga kwa rwakagara mu muryango. Ariko ni ukubwira ko biriya byaje by'amoko hari ugusuzugurana, hari no kutubahana bishobora kubaho. Ariko mumenye ko mu muco wa Kinyarwanda iyo umuntu uwo ari we wese yifataga neza akagira imibereho myiza bakaba mbese muri sosiyete ameze neza ntabwo bashobora gukwima umugeni. Ibyo ni ibintu kandi biri no mu mateka. Kuko ureba abazungu baratwangirije cyane, simbitindaho ngiye kubirangiza kuri ibi ngibi byerekeranye n'umuco. Barabyangiriye cyane bavuga nyine ko hari iby'abahutu hari n'iby'abatutsi hari n'iby'abatwa, ibintu birivanga. Niko iwabo i Buraya babisomaga, niko babitekerezaga. Kandi ikindi mujye mwibuka ko mu kinyejana cya 19 i Burayi ikintu cyari gikomeye cyane muri sosiyete ni ukumenya aho umuntu akomoka. Hari ibintu byo bita rasisme, barabishakashatsikiye cyane, bageze no muri Afurika bakora bimwe. Akaba aricyo gituma bavuga ko basanze no byiyandikira basanze abatutsi atari abantu basanzwe, barirabura ariko bakaba bakomoka kuri Nowa. Ibyo urumva ko ari ikinyoma. Ikinyoma cyane buriya bateranije abantu bituma n'umuco nyine usa n'usandaraho gatoya. Reka rero umbwiye uti hari ibyo ariko wibagiwe, ntabwo najya kujya mu mico yindi cyangwa se imigenzo. Navuga ibyo gushyingirana, ibyo kurera abakobwa ntabwo nabikubwire hano. Uzaba gutumira umuntu w'umubyeyi abikubwire, kuko nabo hari uburere bagomba kugira bitandukanye n'ubwo abahungu bashobora kugira. N'ubwo bagira ngo bawumve ibyo ari byo bafite, bagomba kubaha abagabo, bagomba mbese n'indi migenzo nk'iyo ngiyo bakwiriye basubiramo. Ariko ya Kinyarwanda akaba ari ibyo ngibyo muri iyo mico. Ngira ngo rero uko ikizungu cyagiye kiza n'ibihe tugezemo, ntabwo nabura kukubwira ko bibabaje cyane ko umuco twari dufite wo waragiye. Ni ibintu mbona rwose ni ibintu bibabaje. Kuko ibintu bagiye kukubwira ni uko abantu barafite ababyeyi babo, nta bitabo byari bihari byo gusoma. Ari umwanjye data na bakuru banjye, uzi ko bakuru banjye babatsembatsembye nyine nk'uko bavuze bivuga ushaka guperezida ibyanjye. Umuryango wa data ni ngewe usigaye, ariko data icyo yakoze nawe yitabye Imana akuze muri 85, yari afite imyaka 102. Yambwiye inkomoko ze, ambwira ko iwabo bakomoka ku Mpembe ku Kibuye, rero ndi umunyakinyaga. Nka ibisekuruza by'iwacu uko bimeze. Ejo bundi nabonye hari umugabo wisirihinga ngo twagira mu nka ashobora kuvuga ibisekuruza ngo bageze kuri 5 ku barenze 20. Bose kuko nta muntu wambeshya ku byerekeranye n'iby'umuryango wanjye. Nkaba rero rwose nasabaga ko ikiganiro cyawe wazatumira wenda n'abandi bakakubwira ibirenze ibyanjye. Ikintu kibabaje cyane ni uko abanyarwanda bataye umuco. Dusigaye tuwumvana nk'abantu b'abasaza nyine bavuga ibintu, cyangwa se nk'abantu b'abaririmbyi. Abaririmbyi nibo badusigiye umuco. Harimo aba bana rero, si abana ni abagabo nk'abariya bakizito buriya ntibazibagirana kugira mu mateka y'abanyarwanda n'ukuntu bashatse ko umuco wa Kinyarwanda wakomera. Abo babyumva ubore wabuze uvuga nabo ni uko. Ariko ntiwageza mvuge nti ku
ku byo umuntu yabona byagiye mu muco cyane nk'indirimbo z'umugabo witwa Rugamba. Hari ibyo njya mbwira abantu, hari indirimbo ajya avugamo ngo umuti w'ubutindi ni ukwanga guhemuka. Ibyo rero bivuze mu muco wa kinyarwanda, guhemuka mu muco wa kinyarwanda ni ibintu, ariko uzarebe umuntu umwe ntagitinya guhemuka. Hari n'abajya hano sinakubeshya bakagorora amaboko baririmba cyane ko ari abagabo ko bishe kanaka bakamuca izuba riva, kandi nta mbabazi bashobora gusaba. Ubu twabaye nk'inyamaswa umuco wa kinyarwanda waragiye. Nkaba ngira ngo mu byo uzakora byose uzashake ibiganiro byigisha abana bacu umuco wa kinyarwanda, uko abanyarwanda babanaga, uko ababyeyi babwiraga abana babo, mbese n'ibindi nk'ibi ngibyo bari bafite ibyo umuntu yakwita valeur, kandi bakabihurizaho batagiye muri ibyo by'amoko. Nibyo. Reka tube turekeye aho. Murakoze cyane ku bw'izo mpanuro, nzagerageza kubikora nk'uko mubinsabye. Nagira ngo wenda mpite nkomoza, hari ikibazo nashaka kubaza abanyarwanda. Musanga hari icyo bakora mu gusigasira kinyarwanda, hari igihe biba byivanze nabyo, gusigasira umuco wa kinyarwanda, by'umwihariko abayobozi, cyane cyane ko mwabaye umuyobozi. Ikindi wenda nahita mboneraho kubabarizamo, mubona mbese kuba mwarabaye muri uyu muco wa kinyarwanda wari umeze neza, wari ukoze neza, byarabagiriye akamaro kuba uwo mwabaye? Mbese cya kibazo nigeze kubabaza ngo izo mbaraga mwazikuye hehe? Mubona hari icyo byabateyemo imbaraga zo kugira ubutwari, kwanga kuba ikigwari? Mubona hari ikintu byabongereyeho? Ijambo ni iryanyu. Murakoze cyane. Ibibazo ntaragera kuri icyo cyane, naragira ngo numve neza icyo ushaka kubaza. Hari icyo mubona basigasiga, mbese u Rwanda rukora cyangwa abanyarwanda kugira ngo umuco wo kuzimira? Wo kuzimira. Ikinyarwanda baravuga ngo sinacura icumu ndahire, ngo ntabwo babikora, ariko abasigaye babikora ni bake cyane. Reka dutangire ku rurimi. Biteye agahinda ko ku maradiyo yose uzumva, ku biganiro byose uzakurikira mu gihugu iwacu, nta muntu uzavuga iminota 10-15 atarashyiramo ibyongereza cyangwa se ngo ashyiremo igifaransa. Nibyo. Iyi agahinda rero si n'agahinda gusa, biteye isoni, kuko je nibaza icyo gihe ku biganiro batanga abo baba babwira ari bande. Birababaje. Umuntu uri iwacu aho nkomoka, house hitwa communication, ufite utarashoboye kwiga, niyo yaba yashoboye kwiga ntakizi n'igifaransa ntakizi, ariko ni umwana wenda ufite imyaka 18-20, unyumvire, watangira ugashyiramo ngo bya soso, ngo you know uko byagenze buriya, ngo I don't care, uvuga amateka. Ibi rero hari ibintu tugomba gutandukanya. Hari ibyo kuba umunyarwanda no kuba umunyamujyi, bigomba bitandukanye. Ariko njyewe nkubwiza ukuri, niba turi abanyarwanda mureke tuvuge ikinyarwanda, mureke tuvuge ikinyarwanda kandi tukige tukinonosora. Umuntu ntakananirwe kuvuga ijambo ngo kugira ngo bamenye ngo ari umuntu wize cyangwa wavuye muri ibyo bihugu. Ati ni ntavuga gutyo baragira ngo ndi umusenzi kimwe n'abakuru. Ibi bintu ni ibintu bikomeye. Urabona nanjye ibyo ngiye kuvuga ngo ni ibintu grave, ni ibintu bikomeye cyane. Nkaba rwose n'ubuhunzi, ariko mbona bugira uruhare. Ibi bihugu twirirwamo tuvuga indimi z'amahanga, abana bacu usanga nabyo ari uruhare rukomeye
wenda mumbabarire kubaca mu ku by'abana abana bigisha ikinyarwanda ukazavuga uti umwana wanjye mujyanye mu Rwanda yagira icyo avugana na sekuru cyangwa na nyirakuru nibura bakumvikana ibyo ngibyo nagukomera mu mashyi ariko hari abandi bashobora kuzagera mu Rwanda akajya amwenyura gusa ngo yabaye umuzungu rero ngo abana hari abo nagiye mbibona byinshi cyane ubona umwana yashimishijwe nuko uri muri aho umwana akararama uraho akararama ahubwo mama we agaturuka iruhande yewe ni byiza cyane aho bagera ino nyine ubu bamenye igifaransa ntabwo bakivuga ikinyarwanda ukumva abivuga mu ijwi ryo kuvuga ko abantu bageze iyo bajya ibi rero by'umuco bitaza gutuma mbikoramo mitingi ndakubwiza ukuri ni ibintu bikomeye cyane ntabwo ntanga ingero ariko tubaye abantu beza twarebera ku barabu twabirebera ku barabu ko abarabu ngewe mba mu Bubiligi umwana w'umwarabu yiga icyo giswahili nako yiga igifaransa cya hano cyangwa se akiga igifaransa ariko akavuga n'ururimi rw'iwabo n'icyarabu kuko baba bazi ko bazajya muri Maroc gusura bene wabo baba bazi ko bazajya kwa basekuru ariko aba bantu birabura cyane cyane nabonye mu karere k'iwacu baba abanyekongo baba abarundi turaganira n'abanyarwanda bene wacu ariko biteye isoni kumva rero ikibazo bajije ni ikibazo fondamentale hari icyo cyerekeranye n'ururimi noneho rero hari n'icyo cy'imibereho cyo kubaha abantu tuvuge byararangiye ngewe numva ko ndi nk'umupolisi ufite imyaka 28 ngahura n'umukecuru w'imyaka 65 mu myaka 65 hano ubu na wenda akiri muto ariko wacu abakuze ushobora kumuhagurukira ngo yicare ndetse n'umupolisi uramukubita urushyi ukagenda umukubura nabonye abakecuru barira akavuga ati yarankubise ndetse anyambika n'ubusa koko agahomamunwa koko umuntu ungana na mama wawe arira avuga ko ngo abana ngo bamubonye ubusa ibamaze koko umuntu simurabona muri mu bari ibintu se bizima twavuga ngo umuco wacu ngo iki ngo turawusagasira ntabwo tuwusagasira namba ntabwo tuwusagasira biteye agahinda ikindi ni ngibi ubona inangaha ngiwe ndakuze hari ubwo njya muri za train niba za train zuzuye umwana w'umuzungu araguhaguruka igipeta swara ni kwa iwacu ibintu bibaho umusaza azagenda n'utuntu mu mazi agenda yihanagura atakibona bamusunika no donc gusagasira ijambo bavuze niba ari gusigasira no gusagasira abantu nibubahe ababakuriye abantu nibubahe umuco kandi bamenye ko ururimi rw'ikinyarwanda tudashobora kuruhindura mu icyongereza ngo kibe ikinyarwongereza cyangwa se kibe ikinyafaransa ibyo bikirimo umwana agomba kwiga akiga n'ururimi rw'igihugu yavukiyemo akiga n'igihugu n'ururimi rw'igihugu cye yavukira hano yavukira hehe ariko namenye aho yaturutse ikintu n'ikibazo ariko uzi ko hari abantu bumva banejejwe nuko abana babo babaye nk'abazungu rwose undi abana nabo reka bakaba bari mu bicu ko bageze za Burayi abandi bageze za Amerika izi ntambara zagiye zibagezaho batashobora kugera ariko bagata umuco urumva nkaba rero ngira ngo nongereho iki nuko abanyarwanda bamwe bahunze muri za 59 kugeza muri za 60 ngewe ndagira ngo bamwe mbakomera amashyi kuko hari abana babo batashye baravukiye mu bihugu bari barimo byaba Uganda Kenya cyangwa se ibindi bakaza bavuga ikinyarwanda nibura hari n'abandi rero baje bumva ko bari barageze iyo bashakaga kuba nk'abagenda ubu ngubu
bakumva ko kuvuga icyongereza no kuvuga igifaransa ari byo muco. Iki kibazo cyawe rwose muzakomeze mu gicengeze mu bana, tugire ururimi rw'ikinyarwanda, twubahe imico yacu aho tuzaba turi hose. Ikindi bakunze kugira ibintu bimwe byo kwiyerekana cyane, bazi ko ari iby'umuco gusa, kwambara amayogi no kwambara ibintu by'inkindi, reka abantu bakigaragaza. Abigaragaza nabo ni ibyo bumva ko ari nk'ibintu byabaye monopole yabo. Sinshaka kubisobanura amagambo cyane. Guhamiriza no kubyina imidiho isanzwe ntabwo ari iby'umututsi, ntabwo ari iby'umuhutu, ntabwo ari iby'umuhutu. Dushatse kuvuga ngo dutange amanota mu bantu bazi kubyina bakamenya yewe no kuririmba, watora abatwa. Indirimbo z'intwatwa ni indirimbo ziva mu banyarwanda. Imihamirizo ni imihamirizo dusangiyeho twese abanyafurika. Hari ibikorwa muri Afurika y'Epfo, ubonye abantu bo muri Botswana ukuntu bahamiriza, ntawaza yazamuye imbavu cyane ngo avuge ngo aramuka, ahubwo umenya ari nayo byavuze. Nibyo rero nk'abantu ndi kuri icyo cya kabiri ndagira ngo ndike aho ngaho, kandi ujye unagerageza kumbwira uti bite ko oya ni byiza, gusa nuko ntumvise ahantu wenda mudusobanura niba uriya muco, wenda nahita nongera nkabishyira mu kibazo gikurikiyeho. Wenda mwabaye ingimbi, mwakuriye mu Rwanda, mwarezwe muri uriya muco, mubona ubu ngubu n'itandukanyirizo ry'umuco, ese impinduka zabayeho kugeza ubu ngubu mubona zari ngombwa? Ubundi wenda n'uruhare byabagize kubagiramo uwo mwavuyemo, umuntu utarabaye ikigwari, umuntu utarafashe amaboko, mutubwire icyo kintu. Nifuza kumva ko uruhare rw'uburere mwabonye rwagize ari rwo rwabibafashijemo kuba abo mwavuyemo ubu ngubu. Birashoboka, ni ikibazo cyiza, sinkunze no kukivugaho cyane kuko data yambwiye ibyo yanyuzemo. Usanga mu buto bwe wenda yari umuntu wagize amashagaga cyane. Yambwiraga ko imiryango akomokamo ariyo kwa Rurenge bakaba ari Abasinga, bakaba barakomotse n'iyo ku Mpende iyo batwaraga n'ibindi nk'ibyo. Aza kuba umusore cyangwa ingimbi, ngira ngo abana n'Abadage bakigera mu Rwanda. Babona ari umuntu w'umusore ujijutse, baratangira bakajya bagendana nawe, cyane cyane ko icyo gihe u Rwanda n'u Burundi byari hamwe na Tanganyika, kuvuga cyabaye Tanzania, byari koloni y'Abadage gusa. Aho yagiye rero n'ahitwa i Tabora aho bigishirizaga Igiswahili arakimenya, noneho akajya asemura. Ibyo rero byatumye afunguka cyane. Hanyuma aza no kubatizwa mu mwaka w'igihumbi kimwe 1917, rero byatumye bagira ibindi bitekerezo. Abadage aho bagendeye rero, Ababiligi baje baza kumusaba ko yabaherekeza, kuko nta rundi rurimi rwavugwaga iki gihe ibwami, wabaga Igiswahili akaba yabwira abandi. N'Abazungu nabo rero bagerageje kwiga Igiswahili cyane, baturutse hariya muri za Kivu icyo gihe. Bagiye kwa Musinga bajyana na data. Ibyo byatumye kuba yaragiye ibwami, ngira ngo yahagiriye ibintu bya imaje, abana n'abantu. Ariko icyiza yavanyeyo ni uko Musinga yamugabiye inka 12 amuha n'abantu bo kuziherekeza. Kuko abantu baziherekeje, umwe yapfuye afite nk'imyaka 90, yapfuye n'imyiga muri Canada. Yitwaga Kavambagara mwene Nkinzingabo. Yambwiraga ko ari mwene Nkinzingabo, ko nyina yitwaga Nyirakanori. Wenda b'Inyanza niba byumva bazamenya ibyo ari byo. Nyina yitwaga Nyirakanori. Akaba ambwira ko, akavugira ati twebwe twari dutuye i Rwabicuma na Gacu. Uwo rero yari muri abo ngabo bari bashoreye. Icyo nshaka kuvuga rero, data we yambwiye imibanire y'abantu,
uko yabonaga ibwami bameze, uko abantu bitwaraga, n'abo batwara iwacu bajyaga banyura mu rugo kwa data bagasangira ubuki bwabaga buhari, cyangwa se haba hari za byeri zavuye i Bukavu bagasangira. Ibyo ni ibintu nakuriyemo kugeza ntangiye umwaka wa mbere muri 1952. Nibyo nabonye, nuko nabibonaga, kubona abantu bazi iwacu, nkubona baganira. Iwacu twari abakiri cyane, twari dufite uko twifashe. Data yari afite amato yakoreshaga bakambutsa abantu bajya muri Kongo, cyangwa se abava muri Kongo baza mu masoko y'iwacu n'ibindi nk'ibyo. Abo bantu bazaga mu minsi 15 bazaga iwacu bazanye amafaranga y'ibiceri, bakayabara berekana ko amafaranga babonye muri iyo mirimo bakoze. Data rero yari umuntu w'umutunzi kandi ukunda abantu. Uwo ntashoboye kumenya cyane ni mama, kuko mama yapfuye mfite imyaka 8. Ibi rero by'abahutu cyane cyane nibyo ushaka kugeraho muri iyo mibanire y'abantu. Namenye ibi by'abahutu mu by'ukuri ngiye kwa sushefu, narindanye n'undi mwana ushaka kujya gukora ikizamini Bukavu. Basabaga ibyo bita ngo laissez passer, ngo impapuro z'inzira. Babura ibyo bandikamo, no bakandika mu bintu by'ibitabo by'imisoro cyangwa se ibibuga. Uza gusanga rero uwo twari kumwe arambwira ati ariko hari ibintu yanditse hano, ati yasubye abatutsi n'abatwa, asiga ku rupapuro asigaho ko turi abahutu. Noneho ati kuko bacuze batajya bajya guhingira abantu cyangwa bajye kubasushefu babaye abahutu. N'ibyo tubirekera aho ngaho. Naje kumenya iby'abahutu mu by'ukuri 1959 ngeze i Kigali ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 1959. Nangiye gutangirayo gukora ikizamini kugira ngo ninjire muri Collège Saint-André. Ndagikora ndatsinda, niga muri Collège Saint-André. Ibyo bintu rero niyo mateka ngiye nanyuzemo, ku buryo byatumye ntekereza ko ngomba kubana n'abantu uko iwacu bandeze. Nkumva ntagomba kujya mu bintu by'amoko sinabwiriwemo, kubera abantu nabonaga n'ibintu nk'ibyo. Yewe no mu minsi ya nyuma, iminsi ya nyuma ni kuvuga ijuru 1979 kingirwa nagiye i Bukavu njyanyeyo n'uwo twashakanye, bahurira n'umusaza wahoze ari umusushefu iwacu. Barambwira ati uri mwene kanaka? Yangiza hirya ati ngwino nkubwire. Ati ndagira ngo nkubwire ko so yari umugabo. Ati ngewe ndi umunyiginya mu bakobwa, ati ariko niba ngejeje ibwami. Urumva? It's okay. Nanjye ndabimushimira, ndi kuba ubimbwiye sinari mbizi. Yambwiye ko mwari inshuti gusa, uyu nyine ntiyari yabimbwiye. N'ibindi nk'ibyo rero na data yambwiraga amakuru nk'ayo ngayo, kuko Musinga yaje cyangwa ubu akaba yari mu bantu bajyaga kumuganiriza rimwe na rimwe ibintu nk'ibyo. Aho rero niho hatumye wenda numva ko abanyarwanda twese turi kimwe. Nkumva ko ibyo nakora byose nabikora mu nyungu z'abanyarwanda. Umuntu ushaka kugera kuri biriya wambajije cyane cyane ibyo nagiye mu by'akazi. Ntabwo nari kubijyamo wenda ntagira uburere nk'ubu. Nibyo. Niyo mpamvu ibindi nabigiyemo ko birajya tugire ku bintu by'amashyaka. Nari naragize Imana rwose mbona akazi keza ntaragasabye, boherejwe rero na leta. Nagomba gukora muri presidence ngurana n'umuzungu witwa Mombartsi mu bintu byerekeranye na planification n'iby'ubukungu. Barambwira ngo ninjye gukora ngo muri style. Sinari nzi icyo ari cyo iyo style, kubera ko ngo umutaliyani wahakoraga kandi sosiyete bakeka ko yagirira akamaro u Rwanda, ngo yumva icyongereza gusa, yize muri Canada ngo zayivuga bumve akazi ko kujya asobanurira umutaliyani byose. Akoze kazi k'ubuplanto. Narize university narabikoze, ntabwo nigeze muri Kinyamenyo. Nkava igikondo n'amaguru ngataha kuri Nyabugogo, hahandi hafi hari ibigega by'amazi n'amaguru, kagasubira ku kazi kandi sinigeze ngerewe.
bukeye abari muri conseil d'administration bamaze kuhavana witwa Nzeyimana baravuga ati uriya musore waje turabona iyi ngiyi nawe yabikora ntangira directeur general. ibyo byo kuba directeur general rero sinari mbimenyereye ariko nabikoze neza. Sosiyete ndayizamura nkora za contact na marché commun niko bayitaga ubu yabaye baduha amakamyo bahaye igihugu turayakoresha abantu bamenya gukora transport mu Rwanda bizamuka bityo nuko hanyuma bukeye mva muri style rero mvuyeyo nashatse gukora ibijyanye n'Isiraheli n'isosiyete hanyuma abantu baza kumbwira bati ariko igihe kirageze turabona basingiye kuvuga amazina yabo ariko uwo munsi cyane Sendashonga nta nubwo twari benshi twari batatu twari bane ariko Sendashonga ari we mvuga cyane. Noneho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda ubwo hari harabaye inama ahantu mu Bufaransa bita La Baule abazungu babwira abanyafurika ko bagomba gukora uko bashoboye kose bagashyiraho demokarasi. Habyarimana rero ngira ngo sinzi niba wari waravutse ariko muri mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda nyine itariki ya 5 z'ukwa karindwi Habyarimana yasomye disikuru avuga ngo bazahindura ibintu hanyuma bashyiraho bya demokarasi ibyo bitingwa na journamento kuko bari bazungu niko bari babyize. Noneho rero dushaka uburyo dushyiraho amashyaka byaba birebire cyane ngiye muri za detail ukuntu byagenze n'ukuntu twabiteguye n'ukuntu twatinyuye abantu n'ukuntu twagiye dutangaza amatangazo abantu bakajya basinya ko bazajya mu mashyaka kuko perezida yaramaze kuvuga ko bashaka gushyira amashyaka bazayashyiraho. Ntabwo rero twatinye kuyashyiraho ibindi nabaye perezida w'amashyaka ntabwo nabisabye abantu barantoye nabisabye kuko abashakaga kuba abaperezida abaturage barabazi bavuga ko umuntu bise Rukokoma ariwe bashaka abantu barantora. Ntabwo nigeze nkora propagande ntabwo nigeze nkora propagande. Icyabiteye rero ni iki ni biriya wambazaga ku mitingi twakoze ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe niho navuze amagambo akomeye uvuga ko regime iriho tugomba kwirwanya nta kabuza ko tugomba gushyiraho demokarasi. Intambara yari iratangiye tuvuga ko impunzi ziri hanze zigomba gutaha iwazi Rwanda kubera ko yo zidataha nako kubera ko iyo badahunga baba bari mu byabo bazaze basubira mu byabo. Niba habayeho amasezerano wenda twakumvikanaho abari mu byabo ntibashobora kwimuka ariko bazabasubiza amasambu meza ameze nk'aho bari. Urumva ibindi rero twavuze ko regime ya Habyarimana tuzayirwanya. Abantu bamwe harabavuye n'amagambo menshi navuze igihe bamwe bavuye muri stade kubera ubwoba bariruka ariko ababyumvise ibyo navuze kuri iyo tariki nabo banyise Rukokoma kuko navuze ko abanyarwanda bagomba kuzashyira hamwe bakanywera ku ntango y'ubumwe bakareka ibyo birukankamo by'amoko adafite akamaro. Naho ngaho byaturutse ariko nyine byatumye tugera no ku bindi ntarondora ngo bavuze ibya Madamu Uwiringiyimana. Imana ikomeze imwakire kuko mbivuga kenshi ariko ngewe ndiho kubw'Imana bose kubw'Imana ariko Imana irafashwa. Iyo Madamu Uwiringiyimana agataza telefone wanjye ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 ngambwira ati baratumaze hunga ntabwo nari gusimbuka urugo nk'umwe ku muzungu cyangwa se ngo Nyirimana umusirikare waturindaga naramushatse agomba kuba yarapfuye baramushe ngo ahungishe ubu twashakanye n'abana bacu bajye kubahisha ahantu mbikesha Uwiringiyimana yatuvuga ati nimuhunge bagiye kunyica simba ndiho ubuzima mvugana nawe
burya umuntu aba intwari kugeza no ku munota wa nyuma ashira umwuka. uranyumvira ibyo bintu rero akenshi bya Uwiringiyimana mbivugana ikiniga yapfuye akiri muto, apfa yari afite ibitekerezo byiza naho yanyuze yose naho yize kandi abantu baramukundaga, ariko nyine ni ibyo twanyuzemo. Nta butwari rero ngewe ubundi nagize nubwo gutinyuka kuvugisha ukuri, ni ibyo ngibyo. Numvaga ko abanyarwanda ubwo intambara yatangiye ibyiza n'intambara yahagarara tukabana nk'abanyarwanda, tukongera tugashyingirana, tukagira umuco wo kuvuga ururimi rwacu no guca imigani mu kinyarwanda, mbese tukabana nk'abanyarwanda. N'ubu rero ntabwo nahinduye imvugo, numva uko bizagenda kose tugomba kubana kinyarwanda. Akazi nahawe ko kuba minisitiri w'intebe reka nakubwire ko ntagasabye, kuko muri uko kubwirwa na kuba twarakijijwe n'ayo magambo madamu Uwiringiyimana yambwiye kandi nkabikurikiza, hanyuma nagira Imana nkarokoka, naho ngiye mu Bubiligi. Umuryango wanjye waje kunsanga nawe unyuze mu nzira zikomeye cyane, zikomeye. Abantu bashatse kubica umuntu arabakiza, bashaka kubica ubwa kabiri umuntu arabakiza, ubwa gatatu bakizwa n'Abafaransa babavanye ahantu bari bihishe ku Gisenyi, baza kubashyira mu ndege biba birebire, noneho baza kunsanga mu Bubiligi. Rero ntabwo nari impunzi, ngiye kubona mbona umuzungu araje witwa yari minisitiri des affaires étrangères, nuko arambwira ati turagira ngo muzakurikize iby'amasezerano yarusha, intambara yarangiye, ugomba gutaha. Twumvikanye ko babumvikanye n'abadiplomate bandi cyangwa no muri ambasade y'Abanyamerika twagiye, bambwira ko ngomba kugenda mu Rwanda ngasubirayo nkazaba minisitiri. Ibyo bambwira byarabaye, ariko sinabitinzemo kubera ko ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1995 navuze amagambo akomeye ko abanyarwanda niba batashoboye kubana bagakomeza kwicana, cyane cyane bakicwa n'abafashe ubutegetsi, tutabiyemera. Ibyo bintu bita kandoyi. Navuze amagambo menshi kandi na nyiri igihugu ni Kagame, ubwo ngubwo ko bizungu ntabwo yigeze asubiza. Kagame yari mu rugendo agarutse nyine yazana ya magambo ye yo kwirata, yo gutukana ko wavuze ayo magambo ntacyo ari cyo, mbese ni nko kuvuga tuzakomeza twica maze tuzareba. Ku itariki ya 25 twarakomeje kujya impaka kuri icyo kibazo cyo kwica abantu, cyane cyane igihe Sendashonga, cyangwa se reka mbanze Sendashonga, Imana imuhe iruhuko rirashira, kandi kugira ngo nzamwibagirwe mu bwonko bwanjye bizashoboka. Ku itariki rero ya 28 z'ukwezi kwa 8 twafashe decision tuva muri guverinoma. Kwa 8 umwaka w'1995 ntabwo byari gushoboka ko twabonaga ibintu bimeze mu Rwanda, umuntu yarengera inda ye n'abo yabyaye nabo cyangwa se bashakanye, bakamaze i Kigali maze twarayataye. Twari tuyafite, nibyo uko bigenda, ariko ikintu twabigiriraga si ikintu n'urukundo twari dufitiye igihugu cyacu n'urukundo dufitiye abanyarwanda, kandi tuzarukomeza dukomeza ibyifuzo by'abana b'abasore bamaze gutanga inzira tunyuramo. Iyo umuntu nk'uwitwa Niyomugabo Marerezoma, nako birababaje, ntabwo nigeze kuba mubona, naramwumvise hanyuma mubona no mu biganiro yagiranye na nyakwigendera Kizito, ariko hari Niyomugabo, hari Kizito, hari uwitwa Nsabimana Sankara, hari n'abandi bameze nk'abo. Ni ukugirana nabo igihango gikomeye cyane, kuko bavuze amagambo atazasubirwamo. Barashaka ubumwe bw'abanyarwanda. Ababiri bari mu mva, Imana ikomeze ibarebe, kandi duhamye ko kandi turahere ducuritse icumu ko iby'ubumwe bw'abanyarwanda ari byo turwanya.
ibintu byo kuvuga ko twagombye kujya tuzamura amaboko n'amaguru twigira intore z'ibyatwa twerekana ko turemye ukundi abandi bantu bataremye tuba twibeshye. Igihugu ni icyacu, tugomba kukibanamo twese, tugomba kugira ubumwe. Hanyuma by'ubutegetsi bw'igitugu bwo kwirata ibigwi nabyo bitari byo, ahubwo birimo ubwicanyi budahanwa. Urumva, tugomba kurema umunyarwanda mushya. Abo bana rero si bo bonyine, hari n'abandi, hari n'aba Karasira ubu ngubu uwamwica akavuga ko amwishe yigamba ngo yarenze umurongo utukura, noneho ukamusimbuza abandi bitwa ba Evode n'abandi bitwa sinzi abanyacangugu ngo babamporiki. Abo ngabo nibo bantu bakomeye cyane mu gihugu. Nka Kizito agapfa, niyo muzima Karigita yishwe, Karasira akamburwa akazi, umusore w'umuhanga n'ibyago yagize ibyago, kandi abo yapfushije Imana ikomeze bakire iruhande rwayo. Ibyo dushaka rero ni ibyo twebwe bari ibyo nuko ngewe n'ubwo u Rwanda rugomba kuba. Ntabwo nshaka ko hari abantu bajya babona abana banjye bahita bakabafata nk'abanyamahanga, bababwira muri bya birimi bitumvikana. Nigeze kohereza umwana wanjye, yavuyeyo yiruka, batangiye kwandika mu binyamateka umwana wa Rukokoma ngo ntabamenye niba ari Rukokoma waje ngo cyangwa niba ari umuhungu, ibintu nk'ibyo. No, ibintu bigomba guhinduka. Bishobora guhinduka abantu batarwanyereza, bishobora guhindurwa n'ababiriho n'abari mu butegetsi, ariko kubera ko igihe cyo gucyura impunzi cyarenze ari byo barwanyiraga, bakareka abo bana barwanira ibindi bishya byo gushyira hamwe akaba aribo bayobora igihugu. Nta musaza nka Twagiramungu ngewe nakomeza kwakuraja, mbese kubwira mwogeza ngo mubyeyi ngo rwose ngo bikomeze, ngo genda bikomeza kubera ko ariyo nzira niba ari ngombwa nzabigwamo. Ariko rero ibyo nkora simbikorera ngewe kugira ngo nzabe perezida. Abaperezida uko bakora bo muri Afurika ndabazi, batanga akazi bakora bonyine, donc bakora byinshi cyane. Hari abo duturanye bagiye ku butegetsi ari abasore, tunabakunda, bakunzwe n'abandi ndetse no mu gihugu cyabo, ariko bacitse intege zo kuba bari ku butegetsi. Iteka ngo nibo bazi ubwenge, ngo nibo bazi kugira bate, ngo nibo bazi kugira bate. Muri Kongo mwabonye ibintu, abantu n'abana ibisambo bamuhutu baribye, babiye igihugu barakijambije. Ibintu si mu karere gusa, muri Afurika niba abantu bakomeje kwitwara kuriya ni amarira masa, kuko bakita mu kikontina mu Kinyarwanda sinzi, umugabane w'isi. Kuva mu mwaka w'1990 kiriya gihugu cyagize ibyago bikomeye, gufata abantu nk'inyamaswa zijya gukorera abazungu muri Etats-Unis no mu birwa biriya by'Abafaransa, ntazi iyo ngiyo muri mu nyanja ya Atlantika. Muri Atlantika ubwayo, muri iriya nyanja bavuga ko hatakayemo hagati ya miliyoni 7 na miliyoni 8 batashoboye kugerayo, kubajugunyamo kubera ko barwaye, bakoroye ibintu nk'ibyo. Byaje guhagarara hashize imyaka 400 cyangwa byahagaritswe na Perezida Lincoln, byaratangiye mu mwaka w'1991. Rero abategetsi bahari nibadahindura uburyo bwo gutegeka, bakashaka gutegeka nk'uko abantu ndetse ba kera barushaga kubategeka uburyo bw'ubutegetsi mbese bwa Kagame Kamuzu, abantu barakuze. Ibyo byose wenda bitugarura muri wa muco twataye, umuco bituma mbese nta kintu tugitinya, ubunyangamugayo bwaragiye, bwasimbuwe no gukunda umugayo.
ibintu byo kuvuga ngo ntabwo nahemukira kanaka, ibyo byose byavuyeho, ibintu byo kwicana bisigaye byarabaye rwose nk'umukino. Usanga hari ibintu byinshi byahindutse. Wenda dusubiye mu muco gatoya nyarwanda, hari ikibazo nibazaga nanone ku bana b'abakobwa muri iki gihe. Hari ikibazo kimwe, hari Nyampinga ubu ngubu asigaye atorwa, sinzi na kera, wenda mushaka kutubwira muri makeya, ndabona n'umwanya ugiye kugenda dushirana, mukatubwira muri makeya Nyampinga mu Rwanda yari umuntu umeze ute? Ese yaratorwaga? Ese bakurikizaga ubwiza? Ese byari bimeze gute? Ikindi nanone mushaka kukivangana, umukobwa w'iki gihe nyine usigaye wumva ko ari mwiza, ko agomba kwishyira hariya, kumva ko ubwiza akaburata ndetse akanabukoresha mu ngeso mbi, kugeza n'ubwo abana b'abakobwa batagiterwa isoni no kuvuga ko batagifite ubusugi. Ubaza umwana w'umukobwa uti se uri isugi? Akakubwira ati se njyewe ndi isugi, mama araroga. Ibintu nk'ibyo ngibyo mubibona gute? Mwaduhanura iki? Cyane cyane ko namwe mwabyaye, mwahanura iki abayobozi b'iki gihe? Bakora iki kugira ngo bagerageze kugira ngo bagarure umuco nyarwanda? Ijambo ni iryanyu bwana na Faustin Twagiramungu. Urakoze cyane kandi kuko umenya nagiye kuvuga amagambo maremare. Oya, byari ngombwa cyane, mwakoze ibyo mwatubwiye byose. Ndagerageza guhina. Nuko ibyo bya Nyampinga sinzi uburyo umuntu yabyitanze bikwiriza mu Nyampinga ribaho. Ariko nsigaye mbibona bya Nyampinga yo habaye irushanwa ry'abakobwa beza mu Rwanda. Sinzi rero niba kuba mwiza ari byo kuba Nyampinga. Ubundi Nyampinga yakunze kugenerwa amazina y'abana mbese bato b'abakobwa bitwa abangavu, ngira ngo benda gukura mbese kugira ngo babe banarongorwa. Abo ni ba Nyampinga kandi bagomba gufatwa neza bakitabwaho. Umwana Nyampinga ni umwana waba akirebwa, akigishwa neza, akazagira n'imico myiza. Nabo rero batorwamo abeza ngo bafite uburanga budasanzwe, nabo babita Nyampinga. Urambaza rero niba kera byarabagaho? Byabagaho ariko bikaba mu ibanga, ntabwo byajyaga ku mugaragaro, kuko byakorwaga n'ababyeyi bamwe na bamwe, ngo bagahamagara abana b'abakobwa bakambara ubusa aho ngaho. Ikindi babigishaga n'indi migenzo yo kumenya kwitaho no kwita ku mibiri yabo, kugira ngo nibajya kurwubaka bazasange ari abantu batunganye. Ibyo si njyewe ubibwira ngaha ngo mfite uko byitwa, urumva se? Rero ni uburere bugomba kumvikanwaho, kandi kuko njyewe uburere sinavuga abazungu baje bavuga ngo ntibakikinishe, bajyaga kwirega muri penitentiaire ngo byagomba kuba gutyo. Ariko wari umuco mwiza cyane kwigisha abana kumenya ukuntu bifata no kugira ngo bazamenye ukuntu bifata nibagira mu ngo zabo bashakanye. Ibyo rero nabyo ntabwo bikibaho. Ibya Nyampinga rero tubigarutseho, numvise ahubwo ari nk'ibintu byagombye no gucibwa, kuko bizana ibintu by'urukozasoni. Nabonye umwana w'umukobwa yavuye ku Kibuye, nibagiwe izina rye, nawe ngo aje muri abo ba Nyampinga, bamuha urw'amenyo. Muravuga ni ryari? Atari bimwe bya cya gihe cya Miss Josiane? Ni uwo nguwo. Ibyo bintu naratangaye cyane. Bamuha urw'amenyo ngo yaje ate, ngo iki, bazikura bene wabo ngo bahoze bari ba prefe, niba ari ba depite. Ibintu ni amahano. Ni amahano yo gutekereza kuriya undi mwana aje, nibareke abaca imanza bazimucira. Kandi uwo mwana nabonye ukuntu yakurikiwe i Kigali, abantu yabaye Miss Popularity. Ibya Miss Popularity nabonye byararuse ibyabo ngabo ngubura. Nibareke rero abana bakore nabo bagerageza ibyabo. Uriya mukobwa Josiane nta bihembo nashoboraga kumuha, iyo ngira imbaraga zo kumuhemba nanjye mba namuhemba. Nkaba rero ko mbona ibi by'abanyaburanga bihuje na sinzi ko wabise bise ngo iki ngo abakobwa
batagishaka kuba amasugi hari sinzi niba ari byo iby'amasugi byo ntarabigeraho nagira ni ba nyampinga ba nyampinga rero bagomba kumenya ko bajye bareka abantu batoranya natwe twatoranya ntabwo ari ukuvuga ko udafite uburangamuntu bwabo baje badashobora nibura kuvuga bati kuko yaragerageje bakamuha n'igihembo cyo kuba nibura yagize iyo kuraje yo kuzamura naho ibyerekeranye imyifatire y'abakobwa bariho muri iki gihe barasebya umuco wa kinyarwanda ibi ngibi abazungu niba barabitangiye babitangiye kera kuko abantu urabona bashaka kwigira abazungu baripagara cyane mbese sinakubeshya n'imyambarire byo ubu ngubu tugize tuti reka turebe ukuntu kera abanyarwanda n'abanyarwandakazi bambaraga ntawabyemera kubera ko ari iby'abasenzi ariko nibyo byari biriho icyo gihe ese kuki n'ibi na biriya byo kwambara imishanana n'udushati n'iki barenzaho cyangwa se kwambara n'urunigi nabyo bijugu kuki atari byo mbere y'amakanzu kuki atari byo babanza gukorana cyangwa se hazagira uwambara nk'uko abakobwa ba kera bambaraga banabyerekane tubahitemo ariko rero ugenda abantu bajya kuyobya iby'Iburaya bazanye hariya ngo bagiye kurushanwa ndetse nakubeshya umuntu yaza ngo nongo uriya ngo afite ngo basanze ngo amenyo ye ngo adateye neza ngo n'amazuru ni magufi ibyo bintu ni ibintu bigomba gucika ngewe rero nshyizeho itegeko ibyo byaba nyampinga bariya bajya kurushanwa nabivanaho bose nabivanaho kuko ntabwo ari umuco wacu nkareka umuco wacu ugakora urubanza cyangwa se nkareba ukundi nabyita ariko atari ibyo kwishongora cyangwa bigakorwa mu muco wa kinyarwanda cyangwa se bigakorwa mu muco wa kinyarwanda tubona ibyo nshaka gutekereza twashyiraho abantu b'ababyeyi bakavuga bati tujye dushaka nyampinga nyampinga agomba kumenya ibingibi agomba kumenya imigenzo ya kera agomba kumenya kwakira abantu agomba kumenya no gutereka amata agomba kumenya no kwakira n'ibindi nk'ibyo ariko ibyo ngibyo byo ntabwo abantu babireba nyampinga bajya bababwira bati nimurebe nimutubwire uko muzakira abagabo cyangwa se uko muzateka ariko mureke ibintu bya kizungu byo kubishimisha hari ikindi rero bavuze niba ari ikinyabupfura sinzi ukuntu babivuze ndumva mwagisubije nari nababajije cyane ku bijyanye no kumva ko batagiterwa isoni no kwitwa ko batakiri amasugi ahubwo bibahesha ishema ndumva mwagisubije ko giteye isoni ko biteye isoni basebye umuco wacu biteye isoni ndakuze ariko ntabwo byamuza kureba za YouTube ziva mu Rwanda isoni ibintu bavuga byonyine babivana mu kanwa n'inangane biteye isoni ninaha ibintu bavuga biteye ubwoba ni ukuri ngewe nanjye ako kantu wenda muvuze hano muri Canada mbona bafite wa muco wo kwiyubaha abakobwa baho bariyubaha hari abamama bakuze njyanganira nabo bafite umuco nkibaza ariko biriya bintu tubyigira hehe nibyo namenye iyo babyigiye ubona abantu bipangapanga njye narumiwe umuntu haraza no mu isoko akavuga twebwe kera twabita ngo biteye isoni abantu baganira ibintu batumvise ba nyina bavuga batumvise ba nyina bavana mu kanwa bakabyita ngo ni umuco kubera ko ngo sinamenye bareba mu mafoto ya porunogarafi bakareba nabo bagashaka kubyigana ibyo ntabwo byabaga ntabwo ari umuco ibyo ngibyo no mu Buhindi bibaye umukobwa agomba kugira uko yitwara agomba kumenya n'ukuntu yambara ibyo by'uruterasoni abandi ntibabijyamo abangaba bacu ibi ngibi bakora bijyanye mu barabundi kubica biteye isoni uyu mugenzo ntabwo ari uwacu numva mu by'ukuri ibyo mwagomba gukora nk'amwe kuko ubu ngubu ibintu ukora ni ibintu birimo ibintu byo kugirira rubanda akamaro ibiganiro utanga ni ukuzahamagara abana b'abakobwa bakaza aha ngaha bo bagasobanura impamvu ibintu bikorwa niba ari abantu bashobora guhana bene wabo bakavuga bati twarabikoze ariko biteye isoni muzabyibona njye ntumva nta zindi komantere nakora aho ngaho nibyo cyane cyane ni ukuri ikibazo cya nyuma wenda nababaza nk'uko mwagize muri umunyarwanda muri umubyeyi mwarabyaye kandi mwigeze kuba umuyobozi ndetse atari umuyobozi usanzwe umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru
mwazengurutse amahanga ibihugu byinshi cyane mwagize umugisha munayigamo n'aha muri Canada igihe twaganiraga mwambwiye ko mwanahabaye muzi ibintu byinshi cyane mbese mushobora kugerageza kwambara izo ngofero zombi zose nako nk'umuyobozi umubyeyi umunyarwanda umuntu wagenze amahanga mukaba mwagira icyo mutugiraho inama mugira inama abanyarwanda muri rusange urubyiruko cyane cyane mukagira n'inama abantu bari mu myanya ifata ibyemezo ni iki cyakorwa ni iyihe mpinduka mubona yakorwa kugira ngo uyu muco uri mu marembera turebe uburyo twagerageza kongera kuwurokora ijambo ni iryanyu ikibazo cyawe ngira ngo hari n'umunyarwanda cyanyuma ariko ntugire ngo kiroroshye kugisubiza wabajije iby'imico none ugeze mu byo abantu bari ku butegetsi bashobora gukora ni ikibazo rero kitoroshye kuko abagiye bajya muri politiki bamwe ntabwo bagiye bajyanwayo no kugira ngo bakorere u Rwanda ni ibintu byagaragaye singiye kuvuga ibyo bita repubulika ya mbere ngo repubulika ya kabiri icyo nashoboye kumenya muri iyi minsi nuko hagiye haba amahano mu butegetsi bwose gusa ku byerekeye imiyoborere y'igihugu uko mbyumva habanje kuba ikintu cyo kumenya ko igihugu atari icyacu si icya data si icya mama ni igihugu cy'abanyarwanda niba twemeye kubakorera ntitubakorere nyine kuko nitubakorera neza nibo bazaduhemba ariko siko bimeze ni amacuri twebwe dutegeka ni twebwe tugomba kubwira abantu ko bagomba kubaho kubahemba byo nta nubwo tubibabaza ni twebwe tubyigenera kuvaho byo nta nubwo aribo badushyiraho dufata imbunda tukarasa tugafata igihugu twakwitoresha tukiba amajwi kubera ko dufite imbaraga umuturage mu by'ukuri yavuye nta kintu rero numva cy'agaciro twaba tumariye igihugu cyacu ibintu bidahindutse abayobozi bakamenya ko niba bayoboye igihugu bakiyoboye mu izina ry'abanyarwanda icyo twakora rero ni iki ntabwo ari ukwimika icyo twakora ni ukubwira abanyarwanda bakumva ibitekerezo byo bashaka gutegeka bakumva n'icyo bazabamarira bakabatora bakurikije ibyo ngibyo babasezeranyije bataba babibakoreye babahaye igihe ntarengwa bazabikoramo ntibazuze inshingano zabo bakaba babavanaho yewe rero nta bindi ngendwanya igihe muri ibyo ngibyo byose tuvuga nta nubwo bizashoboka tutabanje cya kindi cya basic kiriya twatangiriyeho cyo kuvuga ko abana abasore ndetse n'abana n'abasore n'abasore reka nsubiremo amagambo makeya kugira ngo wenda abantu bumve igituma nensista kuri ibi ngibi by'ubumwe bw'abanyarwanda ni uko abo basore bose nakubwiye nta n'umwe utaravuze iby'ubumwe bw'abanyarwanda reka mvuge ibyo witwa Sankara we yavuze mu magambo make avuga ati bon yego jenoside y'abatutsi yarabaye ariko yabaye kubera ko mwari mwishe perezida wabo umva niba donc abahutu bishe abatutsi jenoside yitwa jenoside y'abatutsi ariko uwo musore yaravuze ati iyo mutaza kwita umuperezida wabo bahutu ntabwo jenoside wenda iba yarabaye ariko yarabaye bataratwahuka batwicamo ubw'abatutsi namwe mwebwe mwaje mu Rwanda mwabitiye akari utega namwe mwaratwishe atari ko uko byari bimeze mbere abantu abahutu bazaga iwacu tugasangira natwe tukajya iwabo tugasangira ikindi ni uko n'abahutu n'abatutsi nabo baranashyingiranye ariko ibyo ngibyo abo bantu bamwe bari ku butegetsi ntibabyumva bumva ko abantu bari mu Rwanda baba abahutu n'abatutsi kandi ko bose barabishe bumva ko ari nk'abantu hari badafite akamaro ko abantu bakomeza kubakanyaga ariko siko bizagenda igihe rero kirageze ngira ngo cyuko abantu bashyira hamwe nta muti wundi ngewe numva dufite mu mutwe atari ko twaha abantu nk'abo ngabo abo bakarasira abo niyo mugabo bameze nk'abo bandi barabishe Kizito Mihigo bafite ibitekerezo bariho basore nibahaguruke kandi kuko bamwe barahugurutse tubashyigikire bategeka igihugu abandi bicare
kuko abenshi baribye, abandi barambuye, abandi bafashe iminyago, abantu barakize. Nanjye kuvuga ngo wa mugabo bajya bavuga ngo ku ntenyo, kuko ntenyo ntabwo yarakize, burya yari afite nka gusa, abandi bafite n'amazu muri Amerika hehe n'ahandi henshi. Nkaba rero umuti dufite ni umuti wo kumvikana, abanyarwanda bagashyira hamwe, ni umuti wo kubaha ubushobozi bwose bubaho, bakitorera abayobozi bakubahirwa ko bakorera rubanda kandi ko babihemberwa. Nta bindi ngewe mbona bizatuma abanyarwanda bagira ikintu cyo kongera kuba umunyarwanda. Kera bari abanyarwanda ariko ubu ngubu byararangiye. Franchement byararangiye kubera ko twabitobatoshye, twabigize ibara. Ariko nangirize kuri iki, abantu bafashe intwaro bagafata igihugu, bajye baryama, hanyuma wenda mbere y'uko baryama batekereze niba kuko igihugu barakibohoye cyangwa niba barakiboshye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bajye batekereza niba baracyuye impunzi cyangwa niba bararemye izindi mpunzi zasubiye mu bihugu bakomotsemo. Icya gatatu, intambara yo gucyura abanyarwanda twari tuzi ko ikozwe n'umwami Kigeli azataha. Babeshye umwami Kigeli ngo niwe barwanira cyane, reka sinakubeshya inkundura, ari inyenzi za mbere, ari n'abariya bavuze ko bazamucyura, ntabwo bamucyura. Ni ukuvuga iki rero? Ibyo bashakaga ni ugufata ibintu biri mu gihugu, ibyo gucyura abo ngabo ba Kigeli n'abandi babishyize. Nta byari birimo. Kigeli nta nubwo batinyutse kujya kumushyingura kandi barafashwe. Sinzi na mwarabibona. Amagambo yanjye kuri iki kibazo ari ayo ngayo, ndetse ufite ibintu bindi nakongeraho nabyongeraho, kandi mbabarire cyane, ntabwo sinzi guhina amagambo. Oya, biba bikenewe cyane, mwakoze cyane rwose, cyane cyane ko tuba dukeneye ibitekerezo byanyu, cyane cyane abantu mushaka kuba mwaragize amahirwe yo kumenya ubutegetsi butandukanye. Ni iby'umugisha cyane kuba tubafite muri kano kanya, kugira ngo mutubwire, muduhanure, cyane cyane ko mwagize n'andi mahirwe yo kuba umuyobozi, kandi umuyobozi wo hejuru, ndetse mukaba mwarabaye no mu buhunzi. Ni ukuvuga ngo ibyo muvuga byose mwagiye mubibongeramo, navuga ngo sinzi ukuntu mwigeze kuvuga kutavanga indimi, ariko hari igihe byanga. Mwabigizeho experience, murabizi ukuntu byose bimeze. Ni iby'agaciro kanini cyane rero kuba muduhanura kugira ngo turebe uburyo twazashobora gukosora ibitagenda neza mu muco nyarwanda. Cyane cyane sinarangiza ntababajije akantu ka nyuma mwakomojeho muvuga cyane ku bahungu b'intwari, navuga ngo bari bakiri batoya, bamwe babuze ubuzima. Navuga ko harimo Kizito abantu benshi batangiye kwita mutagatifu Kizito, wapfuye azira gushakira ubumwe abanyarwanda. Harimo abandi baburiwe irengero tutazi na n'ubu ngubu. Hari uriya yitwa Boniface, nawe wari uri mu ishyaka rya Victoire Ingabire, kugeza uyu munsi ntaraboneka, ntituzi niba yarapfuye niba ari muzima. Niyo mugabo nawe ntabwo tuzi ibye, niba baramwishe, uretse ko ikigaragara cyane bashaka kuba bararangije kubica uko ari babiri. Nanone hari n'undi waburiwe irengero mu minsi yashize witwa Ben Rutabana, abantu bose baramuzi, bazi ubutwari bwe nawe mu gushaka kunga abanyarwanda, avuga ko ibintu by'amoko ntacyo bimaze, ko mu moko yose habamo ibigwari hakabamo n'imfura. Ntitwakwirengagiza cyane abo bose bagenda babura. Uriya Sankara nawe ubwitange yagize bukomeye cyane cyane. None muri kano kanya nkabangira ngo twongere tuzirikane no kuri Rusesabagina. Ni arakuze, ntago twifuza ko abantu batagira n'isoni zo kuba bakorera iyicarubozo umuntu w'umusaza. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu twari dukwiriye kumusengera tukamwingingira, wenda Imana ikamutabara yonyine, ntibamwe mukorere iyicarubozo. Abantu bose bagiye bagaragaza ubutwari, nabo batashoboye gutwara n'ubu ntabwo basinzira, barara muri plani yo kwibaza ukuntu bazabajyana. Rero icyo kintu kirakomeye cyane mwakomojeho. Uru rubyiruko rwacu
urundi mwatugira izihe nama kugira ngo dushobore kurutera ingabo mu bitugu tubabwire tuti mukomeze aho kugira ngo bacike intege ahubwo batavuga ati nakana kabaramutwaye reba na Rusesabagina baramujyanye twabigenza impanuro ya nyuma mwaduha dusoza ikiganiro murakoze. Impanuro kwitanga icyambere ni ugutega amatwi abatimutse kuvuga nk'iyo Karasira avuga cyangwa se ukumva indirimbo za Kizito Mihigo nge twarabonanye yaje kundeba mu mwaka wa 2009 gutyo ntabwo nari muzi ariko naramwakiriye tukaganira ngo afite itegeko yemwe anjyana no mu misa ari maze igihe numva misa anjyana mu misa yasomwe n'umweveke waje kubana no kubasha eveke ngo yabivuyemo baramupresenta turavugana n'ibyo hanyuma tuza kuburana ariko Imana muri ruko bidashira kandi ibyo yavuze bizakomeza bivugwe nawe umaze kubisubiramo. Nta zindi nama ngewe numva natanga uzumva amagambo ya Kizito akumva inyigisho za niyo mugabo akumva n'indirimbo za Sankara akareba n'ubutwari Sankara yari yaragize ubwo ngubwo nta bindi bisubizo nabona kuyerekeye nibura byo bita ngo ideology cyangwa se ikintu umuntu yashingiraho agira ngo abantu bahindure ibintu. Ntabwo u Rwanda dutegereje ruzahindurwa n'abasaza ruzahindurwa n'abasore kandi n'amateka ku isi yose iyo muri bigira bya Napoleon bya Alexandre Rograbande yandi nta bantu bangana twagira mu ngo bahindura ibintu bashobora kubishyigikira ko n'ibintu nibyo. Ngewe rero nkaba mbonye rwose umwanya wo kwiyama abantu bari ku butegetsi bakomeje kwica abantu bangana n'abari abasore bashaka ibintu ntabwo bashaka kubambura ibyo mwibye nibyo nta nubwo bashaka kubabuza ibyo mwiba muri iki gihe nibyo icyo bashaka ni ukugira ngo abanyarwanda bashyire hamwe kandi bace n'inzira nshya yo kugira ngo igihugu kiyoborwe ku buryo bw'abantu bazaba ibyo guhora mu maganya jenoside bayigize indirimbo ntabwo iyo ngibyo byo twahoramo urubyiruko rw'abana bafite imyaka 24 ubu ibyo ntabwo babizi ejo bundi nuko wenda bigiye kuba ikindi ntabwo ari ikiganiro kindi hari umwana w'umukobwa wageze hano ari umwana muto afite imyaka abazungu baravuga bati umwana azi ubwenge yadufasha mu bikorwa by'ubushakashatsi ku byerekeranye ubukoloni abantu barahaguruka ngo uwo mwana ngo n'umutukazi ngo baba ngo se ngo ngo yishe ngo abantu uwo muntu nta muntu wigeze muri gakoresha abantu barahaguruka badashaka ko umwana wageze hano afite imyaka 2 ubu bakaba ari byo bita maître ni avocat azi ibintu arajijutse yagiye atanga za conference yagiye tugize Imana bamwemeye ku kaburemba abantu twese tumaze gusinya na nubu ariko ntibaramuha amahoro ngaba rero ngewe mboneye ubwo mwanya wo kugira ngo abari ku butegetsi bamaze imyaka hafi 30 nibari kure nibaha abantu ubutegetsi cyane cyane uvuze ikintu gikomeye ibintu byo kwitirira abana ababyeyi babo bari bakwiye no kujya banabitandukanya kubera ko niba n'ababyeyi bise baba barabikoze ibyo byose bihuriye hehe n'uwo mwana ikindi se bo ibyo bari gukora muri iyi minsi abana babo mu minsi izaza tuzajya tubabonamo tubitirire ibyo ababyeyi babo bakoze numva ko ibyo ni ikintu gikomeye cyane muvuze mwakomeza murakoze urakoze cyane turagira ngo abo bana bashyitse bayishyira umutima mu gitereko ni ukuvuga ko abantu bafite imyaka muri za 28 kugeza kuri 8 abo ni abantu tugomba kwitaho cyane aba bantu nibo bazakora ikindi gihugu na Kagame yafashe ubutegetsi afite imyaka 33 Kizito apfuye ejo bundi afite imyaka 38 nayo ashobora kukiyobora nibatanye inzira rero bo gukomeza kubeshya twarabakijije twarize dute hari abandi bavuze b'intwara bo barutabana tutabana ntabwo yashakaga imari yagiye ku rugamba rw'inkotanyi yasanze inkotanyi yarize yazibeshye ejo bundi ashaka gutangira urundi rugamba ubu ntabwo tuzahari irengero rye ntabwo turizi ariko byagenda uko bizagenda kose tuzamushyira mu murongo w'intwari nibyo banditse abantu nkavuze amagambo yavuzwe
n'uwo bafite imwe madamu Rwigara. Ayo magambo nayo ameze nk'ayasanga kugira ngo uzayibagirwe wenda bizafata igihe, ariko nta na busa sinshobora kuzayibagirwa kuko yavuze ifurazi imwe gusa avuga ati saba ng'abatwara ibitegereje. ariko nanjye ni muri abo ngabo bari bategereje, twari dutegereje abantu bahungutse ko baje kubana natwe, baza batera amacumu bica babeshya bagira bate, banga kubanisha abantu nabo barwaniraga banga no kubashyingura. Ni abantu b'abahashyi bashaka kuguma ku butegetsi. Nkaba rero ngira ngo kuri icyo ngicyo reka no kugitindaho, amagambo yavuzwe na madamu Rwigara ni amagambo buri munyarwanda wese yarakwiye gutekereza. Si bo twategereje, nibyo aba bantu ni interahamwe z'ubundi bwoko. Nanjye nuko mbibona, ubibona ukundi nari ngiye kuvuga mu isobanuro ngo shahuri yake ni akazi ke, ariko twebwe twumva ko ibintu bigomba guhinduka kandi ntabwo bizahindurwa n'abantu bavuga ngo barashaka kujya ku butegetsi bakabugeraho bakambakamba cyangwa se sinzi nako reka no kuvuga reka no tugaruke n'ikindi bavuze gikomeye cyane, ni ibingibi byo gufata abantu babibwe nka Rusesabagina. Turagira ngo dusabe abayobozi bari mu gihugu, ntabwo tubinginga ngo nimuce inkoni zamba, ahubwo nimushyire mu gaciro. Umuntu nka Rusesabagina afite izina rye, afite uko azwi, ntabwo numva hari amakosa yakoze kugira ngo afatwe kariya kageni. Niba yarayakoze ntabwo yakoze amakosa aruta ayakozwe na Kagame cyangwa na bagenzi be. Nta muntu Rusesabagina nta muntu yari yica, ahubwo yarengeye benshi, kandi si ibyo ubivuga, biravugwa n'ababikoreye n'ibintu bibyerekana. Rusesabagina rero icyo ngewe numva nasaba guverinoma y'u Rwanda ni uko yamuburanisha vuba. Nabo niba bashaka kumurega ibyo kuvuga ngo yafashe intwaro, sinzi uwavuze ngo bo kwica nde, bo kwica Gitera ngo bazice ngo ikibimutera. Muzakora ibyo ngibyo niho tuzamenya ko muri abagabo. Twese turarambiwe, twese twagombye guhaguruka tugafata intwaro, ariko turabona atari yo nzira. Turashaka ko mwebwe mutanga inzira y'amahoro, abanyarwanda bakayobora igihugu cyabo kikayoborwa n'abagifite imbaraga bashobora kuba nabo bagitegeka nibura nk'imyaka 18. Ariko ibindi turimo byo gushaka kuzana izindi ntambara, ko ari abantu bashaka kubavana ku ndebe, barimo abo ba Rusesabagina, barimo abo bani umugabo n'abandi nk'abo ngabo, aho muribeshye, kuko intambara izakurikira ntabwo ari intambara ya ziriya ingabo zijya mu mashyamba. Izaba intambara ya rubanda kandi izaba ndende, hazapfa benshi nk'uko byagenze nanone ari mwebwe biteye, ariko u Rwanda ruzabaho nyuma y'ibyo bihe ruzaba ari u Rwanda rwiza cyane. Ngewe nuko mbibona, ariko dushobora kubaho mu by'ukuri byiza tutagombye gusubira mu zindi ntambara za Rwanda. Ngewe nuko mbibona. Murakoze cyane Bwana Faustin Twagiramungu, ni iby'agaciro. Nongeye kubashimira mbikuye ku mutima ku mwanya wanyu, ku bitekerezo byiza, ku mpanuro mumaze kuduha muri kano kanya. Nizere ko ninongera kubatumira muzongera kutabonera umwanya, kuko ibyo kuvuga ni byinshi cyane, kandi turifuza ko izo mpanuro zanyu dukomeza kugenda tuzigira tukazishyira mu bubiko bwacu. Ikindi nanone mbifuriza ukuntu mwarwaniye iyi impinduka, ukuntu mwifuza igihugu cyiza cy'abanyarwanda babanye bose bubashywe mu gihugu nta vangurira n'iri. Ndabifuriza ko Uwiteka azumva ibyifuzo byanyu, akareba uburyo misiyo yabahaye mutigeze muterera agati mu ryinyo, mugakomeza mukayikora kugeza no kuri iyi saha. Ni ukuri akazabereka icyo gihugu tukazakibanamo, igihugu gifite amahoro, igihugu gifite urukundo, igihugu kitica, igihugu cyubaha buri muntu ndetse n'abanyamahanga bifuza kuza kukibamo. Ibyo bintu ndumva nabibifuriza muri kano kanya, ubundi nkabaha akanya musezera ku badukurikiranye muri kano kanya. Ijambo ni iryanyu. Murakoze, ni ukuri mbashimiye mbikuye ku mutima. Ngewe nkurikije amagambo umbwiye,
ijambo gushimira ntiryaba rihagije ndetse umuntu ageretseho n'ibindi kugira ngo ryumvikane ahari ariko ndagushimiye nagize za interview nyinshi byagiye biba ibintu bya politike nta muntu wigeze ambaza ku byerekeranye n'umuco n'ibindi bibazo bagiye umbaza numvaga bishimishije nibiba ngombwa tuzagaruka ariko haba mu ntangiriro uko watangiye ijambo yakavuganye n'ukuntu birangije nanjye reka nambaze Imana Rurema kugira ngo izakudukomereze amen maze utange ibiganiro nk'ibi ngibi byigisha abo mungana byigisha n'ababagwa mu ntege ikindi Imana ikomeze yumve isengesho ryawe ryo kubanisha abanyarwanda niba tukiri mu mwuka twese tuzahurira iwacu tuvuga tuti tubonye u Rwanda rw'ubumwe tubonye u Rwanda rw'abanyarwanda kandi Nyagasani tubigusabye tubikuye ku mutima ukaba tugusaba no kudukomereza Flora mu byo ashinzwe byo kugira ngo abanyarwanda bamenye amateka yabo bamenye n'imyitwarire yabo bamenye n'ukuntu bagomba kubana mu gihugu cyabo murakoze amen isengesho ryiza cyane Uwiteka ryumve reka noneho dusoze twumva nanone umuhanzi wacu byumva uhore Uwiteka ajya mwishimira kandi ajya muhimigisha myinshi cyane kubw'impanuro nziza adahwema guha abanyarwanda reka dusoreze kuri iyi ndirimbo ye kandi mbashimira cyane murakoze yego murakoze abantu b'isi turarushya kubona umuntu afite amamodoka afite amazu nyamara ukumva avuga yiganyira ngo arakennye ukumva arabeshya burya n'ababeshya ahubwo ni ukubukire bwo ku isi ntawe ubugeraho cyo mwana wanjye ngaho ntega amatwi abantu b'isi turarushya kubona umugabo afite abagore 3 4 nyamara akarenga akajya gusenyera mugenzi we bakaba 5 cyangwa se 7 ibyo byose biterwa no kwifuza kibondo uramenye cyo mwana wa